imodoka yarizanye umubiri wa nyakwigendera GOGO Gloriosse. Nk'uko rero mubibona, murabona iyo modoka ko ibirango ndetse na plaque byayo ari ibyo mu gihugu cya Uganda. Akanya rero nubwo tuje hano ariko ntabwo twishimiye amakuru atugezeho mu mwanya muto, kuko ariko ni akababaro kenshi cyane, kuko nyuma yo kugeza umubiri wa nyakwigendera GOGO Gloriosse mu Rwanda uvuye mu gihugu cya Uganda, nk'uko rero byagiye bitangazwa hirya no hino ko muri icyo gihugu cya Uganda ariho yatabarukiye azize uburwayi bw'umutima, nk'uko rero bivugwa ko ariho yari yagiye mu gitaramo muri icyo gihugu cya Uganda. Ariko rero aka kanya hakaba hari kuvugwa amakuru atari meza kuri uyu GOGO Gloriosse witabye Imana. Ariko rero mbere yo gutangira kubagezaho inkuru mbi itari nziza iri kuvuga ko umubiri wa GOGO Gloriosse wibwe kandi hakaba hataramenyekana iburiro ryawo, mbere y'uko rero dukomeza, reka tubanze tumenye ngo ese GOGO Gloriosse ni muntu ki? Dore rero uko GOGO Gloriosse umuja wa Mariya yamenyekanye. GOGO Gloriosse yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube na TikTok, aho amashusho y'indirimbo ze n'imyitwarire bye bisekeje bikaba byaratumye akundwa n'abatari bake. Indirimbo ye yamamaye cyane ni Everyday I Need the Blood of Jesus. Iyi ndirimbo rero ikaba yaravuzweho cyane na The Kifness, umuhanzi w'umunyafurika y'Epfo. Uyu nguyu rero akaba ariwe watunganyije remix y'iyi ndirimbo. Yatangiye umuziki we mu itsinda rya kuri rya Kiliziya ya Anglikani muri Paruwasi Umucyo mu karere ka Rwamagana, aho yabimburiye kuzana indirimbo ze 3 mbere yo gukora umuziki ku giti cye. Urupfu rwe rutunguranye mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nzeri 2025, umuziki we n'abakunzi be mu Rwanda ni nk'aho ariryo twavuga ko ari ryo jambo rya nyuma yavugiye mu Rwanda. Yitabye Imana kuri uyu mugoroba wo kuwa 3 Nzeri 2025, ubwo yari mu bitaramo bya Kampala mu gihugu cya Uganda, aho yajyanywe nyuma yo kugira uburwayi bugufi kuko yari afite ikibazo cy'umutima. Icyo cyago rero cy'umutima kikaba cyatumye atabaruka igihe yari agejejwe kwa muganga Dr. Yitabye Imana afite imyaka 36, kandi inkuru ye y'urupfu rwe yateje abenshi agahinda, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi muri Afurika y'Iburasirazuba. Uyu nyakwigendera rero GOGO Gloriosse asize umurage ashingiye ku gushimangira ubutumwa bw'iyobokamana n'ubwumvikane bufasha benshi. Yari yaratangiye indirimbo ye ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu buryo bwa digital, harimo Everyday I Need the Blood of Jesus ndetse n'indi yise Uwo Mwana. Iyo ikaba indirimbo ya Noheli. Uyu nyakwigendera rero azahora ari icyitegererezo cy'uko umuntu uturuka mu buzima busanzwe ashobora kugeza izina rye ahantu heza kandi hifuzwa na benshi. Nk'uko rero twatangiye tubibabwira, reka turebe ko niba bivugwa kuri GOGO Gloriosse ari ukuri. Ese koko nyuma yo gushika mu Rwanda bavuye mu gihugu cya Uganda
nk'uko bari bazanye umubiri wa GOGO Gloriosse Watabarutse. Ese koko umubiri we wibwe? Ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kuvugaho aka kanya. Mu by'ukuri koko ayo makuru avuga ko nyuma yo kugeza umubiri wa nyakwigendera mu Rwanda, ndagira ngo mbwire abakunzi be ndetse n'inshuti muri rusange ko ayo makuru avuga ko umubiri wa GOGO Gloriosse wibwe, ko ibyo ngibyo ari ibihuha biri gucaracara hirya no hino. Ayo makuru rero ntabwo ariyo. Ni ukuvuga ko rero umubiri wa GOGO Gloriosse uhari nyuma yo kuvanwa muri Uganda, washitse mu Rwanda amahoro. Imodoka rero yazanye umubiri wa GOGO Gloriosse igeze ku mupaka, nta nubwo byabaye ngombwa ko bashaka indi modoka iramukomezanya mu Rwanda, ahubwo imodoka yamuvanye muri Uganda yageze ku mupaka irakomeza mpaka imugejeje aho iramugeza mu bitaro bya Rwamagana. Reka rero mbabwire ko gahunda yo kumuherekeza tuzajya tugenda tuzikurikirana, noneho tuzibamenyeshe. Naho amakuru avuga ko umubiri wa nyakwigendera GOGO Gloriosse wibwe, ayo ngayo ni amakuru adafite ishingiro. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe. Iyi video niba wayikunze kanda like, kandi ntiwibagirwe no gukanda subscribe. I need the